nshuti y'umuheto Divina nuko yarabaye Miss Rwanda 2022 ariko kandi turi kumwe na Mabuja nawe yitwa Atani yaka rimwe na Mabuja mwazanye ku rukiko Mabuja twazanye ku rukiko ukurikirana urubanza rw'aba bavandimwe ako nabwo bavandimwe iyi ngene ngenda yamufasha nabi nge ntabwo ari bwa mbere nagera ku rukiko nge mpagera aruko uretse uyu munsi ngewe ntafunzwe ariko ubundi mpagera ngewe nje gufunga mpagera ari ngewe uri ukurikiranwe ikibazo ariko muri iyi minsi ntabwo ndi gufungwa ahubwo ndi kubona hari gufatwa ba Kibamba umaze gufungwa kangahe ntabwo nabara inshuro nafunzwe zimwe naranazibagiwe ariko gusa ndikumva noneho ibana leta yakamejeje ribu yakamejeje mukanya numvishe kuri radio bari kuvuga ngo abakinyi b'Amavubi mukanya ngo bagiye bakubita babatungure babakubite igipi bagiye kubapima nese ufata ku mavuta wowe ngo bamutabira byinshi ufata ku mavuta wamenye sohoka mu modoka wabonye amezi ate ufata ku mavuta ntago mubonyeho ariko ufata ku mavuta rero ngo bamukubise igipimo ngo cyari gituritse ngo basanga itabini ryose none witwa Miss Muheto ngo bamugizeho igipimo ngo basanga urwagwa yaruhamije koko ariko kanse nagasebanyo kandi ari agasebanyo basanze urwagwa rugeza kandi ntabwo ari bwo bwa mbere mashinyagura kandi nawe wice ko nawe yarafashwe yanyweye ntabwo ngo ari bwo bwa mbere gufatwa yanywe none se ugiye kuvuga ko ari bwo bwa mbere yanywe ageze aho afatwa ubwo nibwo bwa mbere ugiye kuvuga noneho ko ariko ari kwega inzoga wabona yarasogongeye agahura n'umwaku bikagenda cyangwa ni umuba w'izakera aguseka ari Muheto nafata ku mavuta ninde wagiriye impuhwe ari Muheto nafata ku mavuta ninde wagiriye impuhwe fata ku mavuta Muheto we bamufungiye kuko abakobwa barakabisha abakobwa bashiki bacu rwose ariko Mabuja ibaze nkawe rwose ufashwe nko muri buriya buryo bwa Muheto n'ukuntu uri icyuki reba ukuntu uri mwiza umuntu yababona mu muhanda urumogi n'inzoga birahuye urumogi n'inzoga umva bihuye uyu nitabashobora kuba ari none se bamusanze nk'inzoga gusa ariko amaze imyaka myinshi agutemera urwagwa rwose bibavuze ko ari inzoga gusa ntatabire inzoga gusa ari gusa bashiki bacu byo barakabije buriya kiriya kintu cyo kugaragaza Miss Muheto cyaranshimishije ko ngewe ngenda imihanda hari abakobwa benshi mura nabo beza ariko wareba inzoga ugasanga ndusha kunywa urwago nge nuko ndunywa wenda ku mugaragaro nkanabigaragaza nukuri ko Imana hano hari oya ntabwo ari Miss Muheto ndi kuvuga hano hari abakobwa basigaye barusha abagabo kunywa izina ry'Imana mukajyana mu kabari ugasinda mbere umukobwa akiri kunywa kandi kubera n'intuza banywa zino za rikeri bashiki bacu nukuri ko Imana basigaye baturusha kunywa byeri hano habateye ubwoba yaka hari igihe nge nsangira n'abakobwa wenda hari nk'umu diaspora wantumiye nkasanga hari abakobwa nk'umunani amakesari ngasinda mbere abakobwa bakiri kunywa bagakesha paka mu gitondo yakari ikintu nshaka kwibaza kunywa inzoga ni icyaha cyangwa se icyaha ni gukora nyine amakosa nyuma yo kunywa ntabwo ari icyaha ariko ntabwo ari icyaha ariko wenda byibuze ku mugabo cyangwa se ku gitsina buri umukobwa kera umukobwa ukera rwose ku bintu byerekeranye no gusinda no kubona umugore yasinze ntabwo ari kimwe n'umugabo rwose aguze kubona umugore uhetse umwana neza kubona umugore yarasinze ahetse umwana amuheka amucuritse umutwe uri hano ku mabuno amaguru ari aramucurikana ukuri kwima buri buryo umugabo yasinda ntabwo ari kimwe n'umugore mujye mubitandukanya bashiki bacu mwagakwikuye agaciro buriya nuko ari n'aya masaha bashyize urabona leta yashyizeho saa 7 mu minsi isanzwe saa 8 muri weekend naho ubundi wasangaga mu gitondo saa 11 za mu gitondo saa 12 ugasanga abakobwa nibwo bari gusohoka mu tubari bari kwandika umunani ibaze nkawe niyo nzobe yawe ukuntu uri icyuki Mabuja n'ukuntu ngukunda kukubona saa 12 ari uri gusohoka mu kabari uri kwandika iminani ariko yakara abantu rwose njya mu kabari nta nubwo abantu bavuze bati fata ku mavuta n'undi nta muntu umufitiye impuhwe n'undi yarasanzwe none ngo avuga abantu akabakuma wajya kuri kibiganiro fata ku mavuta bofata ku mavuta wenda kubyerekeranye na kiriya cyo guharasinga abantu cyo yakizira ariko wenda gatabi ko bamushyiramo imiyaga niba yakanywaga gusa atarucuruza urumogi nuko niba yarunywaga gusa atarucuruza bamushyiramo imiyaga wenda icyo numva yakurikiranwaho cyane
ni kira cya harasimenti guharasinga abantu kugenda yinjira mu buzima bw'abantu ntabwo byurabyo ari sawa. Muheto we kucyumva nyine batamubabarira. Uya Muheto nibamuhane kuko nta mukobwa mwiza noneho Miss Rwanda ngo wasinze bogezaho gonga n'ibikuta nta perimi. Miss Rwanda byo n'ububobo mwese n'uruhe rugero ari rw'abandi bakobwa bagenzi. N'umuntu wabaye Miss Rwanda umukobwa uhagarariye igihugu kumva ngo bagufashe wasinze urwagwa rukugeza uriya kase basi wenda ngiye kumva ngo nasinze ntabwo ari inkuru ntabwo ari ibire barabizi ko ndi umusinzi. Miss uhagarariye igihugu ngo wasinze ugeraho gonge ibikuta. Miss Somo ni umuntu ariko yagakwiye kwishyira muri uriya mwanya arimo. Akibyo ngibyo se wabijyanye n'urumogi. Mwanya ari mu rwose ibyo wabijyanye n'urumogi kuhagarara ibazira mabusha wanjye rwose ugase mabusha kugufa mu gitondo uri kwandika 8 bamujyani wawe kubite y'umwaka umwe. Umwaka ntabwo ari mwinshi. Wese kutarajyayo. Nagiye wawe ariko hari abakobwa babajyana hera nibaragana. Wese ko batarakujyanayo. Hari abajyana abakobwa bamujyaneyo nka Miss rwose agenda kubite y'umwaka umwe azagaruka yumva ko ari Miss Rwanda ko. Wese kutarajya wawe. Kuje nibyo. Kutarajya wawe. Impamvu naragiye wawe ariko nge nubwo najyayo nagenda nkabukora nk'abandi. Nge nagiye ni mageragere nkanswi wawe. Mujyaje se wayo? Mageragere narabaye rwose. Ntabwo ari mageragere hano ubundi gereza yose wafunzwe ugakatirwa ukambara iroza ni nka mageragere. Nge nafunzwe umwaka mfungwa amezi 6. Urumva rero nkura mukobwa wacu bamujyanye mu kigo ngororamuco yaba ari sawa. Hari abantu bavuga bati inzoga mu rubyiruko ibisindisha. Batanze n'urugero rwiza. Apana kuvuga ngo niba wenda uri Miss Rwanda kubera ko ufite urwego uriho utagiye wawe. Niba mujyani wawe bereke n'abandi ko nawe uri hejuru y'itegeko. Bafate Miss Muheto bamujyani wawe nk'abandi bose. Ajye mu kigo ngororamuco. Nta kintu upfa nawe sinanamuzi. Sindanamubona. Umubambisha. Oye niba mujyani wawe ahanwe nk'abandi. Kuko hano hari abantu bitwaza icyo bari cyo agakora ibyo yishakiye yitwaje icyo ari cyo. Niba muhane nawe nk'abandi bose. Hanyuma bafata ku mavuta babarirwe. Afita ku mavuta bamukubita cyakora nk'amezi 6 nawe akabanza urumugira ukamushiramo. Rero atabi yanywera ikamushiramo. Ariko hari ahantu ko wabaye wenda igihe kitari kinini cyangwa kitari gitoya urumva ari ahantu wakwifuriza umuntu kuba yaba cyangwa se wamubwira ngo hinduka asaba imbabazi. Nta muntu nifuriza kujya hariya. Ariko iyo bibaye castrose move iyo bikabije biba bibi. Wenda ari ubwa mbere bimubayeho bamuha owning ariko numvise ko Miss Muheto we ngo ntabwo ari bwo bwa mbere. Ahubwo kubera icyari cyo ngo bajyaga bahora babikavaringa. Niba rero barabikavarinze bikaba bigeze hanze. Nge narabyumvise kuri radio ngo ntabwo ari bwo bwa mbere bamufata yasinze atwaye ikinyabiziga nta na perimagira. Niba bibaye 1 2 castrose move iyo bikabije biba bibi. Niba mukubita ibihano wenda by'amezi 6 cyangwa umwaka agaruke ari kuri discipline. Kuko nubundi niba murekura nubundi nta kintu barabakuza. Ariko bamukubise nk'amezi 6 yagaruka ari uvuga ati hano ni nkatagutse ndakora ikosa. Hari abanarega bakora ibyaha bitwaje ibyo bari byo. Miss Muheto kumva yuko ari Miss Muheto akagendana izo confidence akumva ko yakora ibyo yishakiye. Ariko mu Rwanda bavuga ko nta uri hejuru y'itegeko. Niba mwana waje mu rukiko uje kureba nde? Nge naje kureba umuvandimwe wanjye ufunzwe. Ni mushiti wanjye tufunzwe twari dusanzwe dukora. Ninde? Mbo ni umuvandimwe bamwita Kiroso afite channel bita Sawa TV show. Nawe ari hano naje mu rubanza rwe. Ariko sindamubona gusa. Je namubonye ariko. Niba wamubonye sava. Sindamubona ariko Imana nimfishe ndaza kumubona. Hari umupolisi umwe ati wowe subira kidogo. Ndaza kure ukuntu. Ubona akoresha icyo uri cyo nawe. Nkoresha icyo ndi. Ezoro manye namwe ngo ndasubire wawe. Nese kwinjira. Nyine kubura umusitari nyine biragofasha. Ntabwo impamvu mbwiye ngo mbe nitonze ntabwo ari injira muri sale yo kubura. We aracyarimo hari aba bakura binjira ye bajya kubura. Ubwo arambwe ati wowe nitubasora bajye hari n'abandi basi bareba abantu babo
nibiba ngombwa winjire no mu rubanza ariko ntabwo ndi umwavoka ngewe ni uguhagarara nkareba yakoze iki bo ntabwo nzi icyo yakoze gusa murabyumvira hariya si muri ku rukiko se murabyumvira hariya biri kuvugwa ko ibi bintu byaba ariko mabuja wanjye buriya ntabwo uraba ibaze nka mabuja wanjye bamufunze nanjye se urashaka bankira mabuja twararitse mabuja iyi leta nami yagigira ntabwo bakwitwaza ngo uri mabuja wa Yaka ibaze mabuja wanjye ari mu cyo cyiza se nyine ko nta muntu urenze amategeko mabuja nyine mabuja ndi kumugira inama witwararike muri iyi minsi urabona ko ribu ebana naba no kuri mikoro kuri cano yawe ni ukujya ebana witwaza Yaka tugakora kontenti zacu apana kubangamira kote tukisongera ubugari tukirira ubugari tukarya agasamaki tukapana kubangamira ariko Yaka ngo ibintu biri kuba kurifata ku mavuta byabaye kuri Sabe no ku bandi ngo bifitanye isano na Yaka mbo ariko bino bya mu kimwa kumusaba imbazi nawe ubone ukurikiye bifitanye isano mutasabye imbazi yabo none se ngenza nzapfukamire yagose we ko yatorotse yagwara igihe adatoroka nibo batangiriye imageragere bwana icyo nakubwira cyo uzavuga amagambo wamaze kurenga iki gihugu nawe ukiri hano muri iyi zone bazagukacira buriya yagowe yamenye ubwenge yagowe yabonye ko iperereza rikiri gukora kugira ngo bamufate ahita asimbuka hakiri kare nawe ufate ku mavuta y'ubugoryi yazanye yaragera avuga ngo ngeri sinzayitaba ngo bazaze bamfate baraje baramufata ubundi biriyo bivuga ari uko warenze igihugu utakiri hano none iyo hari ko ngo baze bagufata baraha buriya yago nawe zira bomba ari kurasira hari nareba nabagakandagira hano ni ipingu kandi ngo yageze i Kigali yazanye n'ihendege ni amagambo yageze Kigali yanayimuka Yaka kabavuye muri fembo yagiye wazumize kiro we zoominga mani va kuri telefone